Urukundo ni ikintu cy'ingenzi mu buzima, buri wese akenera gukundwa, abandi nabo bagakenera gukunda. Ngira ngo ntawe gukunda bitabera, nta no gukundwa bitabera, ahubwo imbogamizi nyinshi cyane benshi bajya bahura nazo, cyane cyane igihe bashaka abakunzi cyangwa se igihe bashaka kumenya umuntu wabakunda by'ukuri cyangwa se ubakunda by'ukuri. Imbogamizi zihaba ni ukumenya ibimenyetso bishobora kukwereka ko umuntu agukunda by'ukuri. None aha ngaha rero Good TV Rwanda igiye kubagezaho bimwe mu bimenyetso bishobora kukwereka yuko umuntu agukunda by'ukuri. Ariko kandi ntabwo natangira iki kiganiro ntabasuhuje ngo mbifurize amahoro n'imigisha biva ku Mana. Ndabasuhuje rero kandi mbifurije amahoro n'imigisha biva ku Mana, mukomeze kugubwa neza ndetse no kumera neza aho muherereye mu birere bine. Hari abadukurikirana bari mu Rwanda, mu majyaruguru, mu majyepfo, mu burasirazuba, mu burengerazuba ndetse no mu mujyi wa Kigali muradukurikira cyane. Hari n'abadukurikira bari hanze y'u Rwanda, hari abari muri Kenya, hari abari muri Uganda, muri Tanzania, mu Burusiya. Hari inshuti zacu nyinshi cyane zidukurikirana, turabasuhuje aho muherereye hose, mukomeze kugubwa neza cyane. Abadukurikirana bari muri Amerika, i Burayi, hari abari Canada, mwese mukomeze kugubwa neza cyane. Turabakunda cyane, amahoro n'imigisha muri uyu mwaka. Imana izabahe icyo umutima wanyu ushaka, kugira ngo murusheho gukomera ndetse no gutera imbere no gutera intambwe igaragara cyane. None aha ngaha rero n'abatindiye, ngiye kubagezaho bimwe mu bimenyetso bishobora kukwereka ko umuntu agukunda by'ukuri cyangwa se umukunzi wawe agukunda by'ukuri. Ushobora kuzabona bimwe muri ibi bimenyetso, nubibona uzamenye ko uwo muntu agukunda by'ukuri, atakuryarya, atakubeshya, nta guca ku ruhande. Ikimenyetso cya mbere ushobora kuzabona cyangwa se kuzamenyera ku muntu ugukunda by'ukuri, cya mbere umuntu uguha umwanya uhagije cyangwa se umuntu uguha umwanya, igihe gihagije cyo kuba yaba ari kumwe nawe. Urugero, yaba ari uwo mwashakanye cyangwa se ukiri ingaragu, ushobora gukenera kumenya niba umukunzi wawe agukunda cyangwa se uwo mwashakanye agukunda. Ikintu cya mbere ni ukuba kureba niba aguha umwanya uhagije. Kuba aguha umwanya ni kimwe mu bimenyetso bishobora kukwereka yuko umuntu agukunda by'ukuri. Ikimenyetso cya kabiri gishobora kukwereka ko umuntu agukunda by'ukuri, iki cyo ni nkivuga, wowe ukurikiranye iyi video ushobora kuza gutangara, ariko kandi utwereke reaction zawe muri comment, utubwire niba ibyo tuvuze koko nawe hari ukundi waba wari ubiziho. Ikimenyetso cya kabiri gishobora kukwereka umuntu ugukunda by'ukuri ni amafaranga. Aha ngaha rwose urikanga, ariko amafaranga nayo ari muri kimwe mu bimenyetso bishobora kukwereka ko umuntu agukunda. Ahubwo wakwibaza ngo amafaranga ni gute yakwereka ko umuntu agukunda cyangwa se undi akunda undi. Urugero, ingingo ya amafaranga ashobora kukwereka ko umuntu agukunda. Urugero, hagati y'abantu babiri bashakanye, kudahishanya amafaranga. Ugasanga nta muntu ufite amafaranga ku giti cye, ahubwo amafaranga naya mwese murayasangiye. Hari igihe usanga umuntu afite amafaranga ariko akagira ayakwereka n'atakwereka, akagira ayaguhisha. Burya rero umuntu utaguhisha amafaranga afite, umuntu utaguhisha konti ye, umuntu ushaka kukwereka amafaranga afite cyangwa imitungo afite, nta n'umwe aguhishe. Uwo muntu aba agukunda by'ukuri adaciye ku ruhande, abakwereka yuko agufitiye icyizere, abakwereka yuko uri uwo kwizerwa. Dore ko abahanga benshi bavuga ko nta mwizerwa ku mafaranga. Iyo ubonye umuntu yakugirira icyizere ku mafaranga, bigaragaza yuko uwo muntu agukunda by'ukuri kandi akwizera bya nyabyo adaciye ku ruhande. Mu rukundo rero ntabwo ari byiza kuba umuntu yahisha undi amafaranga, cyangwa se yamuhisha umutungo cyangwa se umushahara uhembwa. Nubona yatangiye kuguhisha umushahara ahembwa, amafaranga afite, uwo muntu uzamugirira amakenga, ashobora kuba atagukunda by'ukuri. Ariko ugukunda by'ukuri aba yifuza ko wamenya umushahara ahembwa, amafaranga afite. Yewe niyo agiye kuguha amafaranga, ashobora kuguha amafaranga ariko akaguha amafaranga yakugirira akamaro, atari wa wundi uza akaguha igihumbi uyu munsi, ejo ikindi, ejo bibiri, ejo bitatu. Ariko nanone biterwa n'ayo afite.
ariko amafaranga nayo ni kimwe mu bimenyetso bishobora kukwereka umuntu ugukunda by'ukuri, atakubeshya kandi atakuryarya adaciye ku ruhande. Ikindi kimenyetso gishobora kukwereka yuko umuntu agukunda by'ukuri, ikimenyetso cya mbere cya gatatu, kubwizanya ukuri. Ahangaha biragora cyane rwose, abenshi kubwizanya ukuri birabananira, ariko kubwizanya ukuri, ukamubwiza ukuri kw'igihe ubonekera n'igihe utabonekera, ahangaha bishobora kugaragaza yuko umuntu agukunda. Iyo yatangiye kukubwira ngo iki gihe nshobora kuboneka tukaganira, ariko iki gihe nanone simba mboneka kuko mba ndi mu kazi aka n'aka, nabwo akabikubwira adaciye ku ruhande, adaciye inyerera mu cyamo, akakubwiza ukuri ku gihe abonekera n'igihe atabonekera. Burya abakubwije ukuri cyane rwose, ushaka wamwizera, uwo muntu aba gukunda by'ukuri kandi atakuryarya, aguha igihe, akaguha umwanya, akakubwiza ukuri, akakubwira ngo iki gihe simba mboneka, iki gihe mba mboneka, bityo mukaba mwagira ibyo mupanga, mukagera kuri byinshi cyane, kandi hatajemo desordre mu gukundana, cyangwa se hatajemo akajagari mu gukundana, mukagira igihe runaka, ukabuza igihe runaka umukunzi wawe abonekera n'igihe atabonekera, kandi nawe ntumuraze ku nkeke, kuko aba yarakubwije ukuri, akakwereka igihe abonekera n'igihe atabonekera. Kubwizanya ukuri rero ku gihe ubonekera n'igihe utabonekera ni kimwe mu bimenyetso bikwereka ko umuntu agukunda by'ukuri, adaciye ku ruhande, cyangwa se agukunda bya nyabyo. Ikindi kimenyetso cya kane gishobora kukwereka umuntu ugukunda by'ukuri ni ukudahishanya telefone, cyangwa se kudahishanya umubare w'ibanga wa telefone. Ushobora gusanga umuntu agukunda cyangwa se mukundana, ariko ukaba utazi umubare w'ibanga wa telefone ye. Burya bigaragaza yuko nta cyizere agufitiye, bigaragaza yuko ashobora kuba nikundira abandi, kuko ashobora kuba afite andi mabanga muri telefone ye adashaka ko umenya. Umuntu uba yaguhisha telefone ye, password ye, uwo muntu ashobora kuba atagukunda neza nk'uko ubishaka, niba mwarashakanye cyangwa se niba muri gufiyansanya kugira ngo muzashyingiranwe. Ikindi kimenyetso rero, icyo kimenyetso ni ingenzi cyane, kuko akenshi usanga abantu batabwizanya ukuri ku matelefone, bahishanya imibare y'ibanga. Abo ngabo ntago baba bakundana by'ukuri. Ngira ngo rero bakunzi ba Good TV Rwanda, bimwe mu bimenyetso bishobora kukwereka umuntu ugukunda by'ukuri ni ibyo ngibyo, nubwo hari n'ibindi, ariko ibyo ni ingenzi cyane duhura nabyo mu buzima bwa buri munsi, ushobora kumenyeraho ugukunda by'ukuri. Tukwibutsa rero utarakanda kuri subscribe, bikore rwose, bidukorere, ube uteye inkunga ibiganiro byose bya Good TV Rwanda. Ikindi, reaction zanyu turazikeneye muri comment, mutwereke ko ibiganiro nk'ibi, byegeranyo nk'ibi mubikunze cyane, kugira ngo dukomeze kubaha ibyo mwifuza kandi tubishyiremo imbaraga. Nakagaruka, shalom, turabakunda cyane.